tugaruke ku bya Grace Room Ministries ho gatoya. Biravugwa yuko uwitwa Mignone Kabera bamubujije akumva naho uwitwa Julienne Kabanda ariwe nyiri Grace Room Ministries akaba yaraburiwe ariko agatsimbarara. Ese uko nukuri gaturebe tubinyuremo. Ku munsi w'ejo rero nibwo witwa Julienne Kabanda ubundi yashyize hanze itangazo arimo kwiyama cyangwa guhaga gasopo abarimo kugenda bamwiyitirira ku mbuga nkoranyambaga. Iryo tangazo rero ryavuga gutya: ubundi umukozi w'Imana Pastor Kabanda Julienne wari umuyobozi wa Grace Room iheruka kwamburwa ubuzima gatozi, kuri ubu yamaganye abantu batandukanye bakomeje kumwiyitirira ku mbuga nkoranyambaga bandika ibintu mu izina rye. Ibi Pastor Kabanda Julienne yabitangaje mu itangazo yanyujije ku rubuga rwe rwa Instagram, aho yavuze ko abantu batandukanye bakomeje kumwiyitirira cyane cyane ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter. Uyu mukozi w'Imana yongeye kwibutsa abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ko akoresha imbuga ebyiri zonyine arizo Facebook ndetse na Instagram. Ni itangazo rero ryari riri mu ndimi ebyiri, ururimi rw'Icyongereza ndetse n'ururimi rw'Ikinyarwanda twese twumva. Reka tucemo mu itangazo ritoya cyane twumve ese byari bimeze bite. Itangazo yatangiye avuga ati: amahoro abe muri mwe. Mfashe umwanya wo kubandikira mbasaba kuba maso, kuba hari benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga banyiyitirira ndetse bakandika mu izina ryanjye bagamije kuyobya abantu. Mbonereho kubamenyesha ko ku mbuga nkoranyambaga mfite Facebook Julienne Kabirigi kandi ngakoresha Instagram gusa ariyo Pastor Julienne Kabanda. Nkaba nifuza kubamenyesha imbuga nkoranyambaga zakoreshwaga na Grace Room Ministries ari Facebook Grace Room Ministries, Instagram Grace Room Ministries, YouTube Grace Room Ministries, TikTok Grace Room Ministries, X Grace Room. Imana ibahe umugisha. Pastor Julienne Kabanda ashyiraho munsi fake account zagiye zose zimwiyitirira. Nuko nguko itangazo ryasohotse ku munsi w'ejo bimeze. Nuko byemeze ku munsi wo kuwa gatandatu nibwo urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwambuye icyemezo cy'ubuzima gatozi Grace Room iyobowe na Kabanda Julienne kubera kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere mu Rwanda. Kadugaruke rero, ese kuko Mignone Kabera baramubujije arumva naho Julienne Kabanda aratsimbarara? Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwatangaje ko rwambuye icyemezo cy'ubuzima gatozi urusengero rwa Grace Room ryashinzwe na Pasiteri Julienne. Muri 2018 nibwo Pasiteri Julienne Kabanda yashinze umuryango w'ivugabutumwa wa Grace Room Ministries wari usanzwe uhuriza hamwe abantu bavuye mu matorero atandukanye bagamije gusenga no kurushaho kwiyegereza Imana no gufasha abababaye. Ibikorwa byatumye Grace Room yamburwa ibyangombwa bisa neza n'ibyo Mignone Kabera yakoraga. Icyakora we yaraburiwe arumva. Icyo gihe Mignone Kabera RGB yamusabye kubahiriza amabwiriza agenga za ministries zishamikiye ku nsengero
arabyumva, naho Julienne Kabira we akomeza gutsimbarara. Ibivugwa bya Kagambane naho bihuriye. Tubane ngayo nguko rero, ngayo nguko ibya Julienne ndetse na Grace Room. Ese koko ubundi tuganire. Hagiye havugwa byinshi, hagiye havugwa ibyo kubatiza abantu, havuzwe byinshi, ntabwo turi bubijyemo. Abasengera muri Grace Room ntabwo bisa nkaho tugiye kuganira. Ese iyo nk'ubuyobozi bukubwiye ngo kora ikintu cyangwa ugendere kuri aya mategeko, cyane cyane ko tuba dufite ubuyobozi butureberera, ni iyihe mpamvu ibihari yo kugira ngo ubice ku ruhande wowe wikorere ibyawe? Nibishoboka, ibintu byose bigira ubuyobozi. Akenshi iyo ugendeye ku buyobozi kumva inama z'abakuyobora, ibintu byose bigenda neza. Ntekereza yuko nk'uko hari abagiye babivuga, nimba kuko Grace Room yarakoraga ibintu byiza rero kubisabira icyangombwa nabyo bikajya mu itegeko cyangwa bikajya mu byo wakora, ntekereza yuko ari ibintu bifitiye inyungu rubanda, leta itabyanga. Ntago ntekereza yuko yabyanga, ari ibintu bifitiye akamaro abantu, kuko twagiye twumvamo byinshi. Twagiye twumva abakira uburwayi runaka, twagiye twumva byinshi nyine bigiye bitandukanye, ibitangaza byinshi bigiye bitandukanye. Ibyo ntago ngewe ndi bubitindeho, gusa hari abataragiye bavugwa rumwe n'amashusho yagiye hanze yerekana umubatizo wabaye, abantu bava mu mazi bakagwa cyangwa ukabona bararambaraye hasi. Ibyo ntago ngewe mbitindamo, kuko ntago iby'imyuka mbizi neza cyane. Gusa ariko twagiye tubona ahandi babatiza abantu bakavamo. Ese iyo batijwe, hari n'abavuze ati ese uyu mwuka wafashe abari babatijwe gusa, ese ari amazi byari bimeze biti? Nk'uko rero abantu bagenda babishidikanyeho bavuga yuko cyane cyane ko no muri Bibiliya handitse ngo mu minsi ya nyuma hari abazaza biyitirira izina ryanjye. Sinshaka kuvuga ngo na Pastor Julienne arimo, gusa ibintu byose biba tuba tugomba kwitonda ndetse tugakurikiza amabwiriza y'abatureberera. Coco mukomeze mugire ibihe byiza. Nuko nguko gahunda bimeze. Mbibutsa gukanda subscribe, mbibutsa kugira ngo mujye mubona notification ko dusohoye video. Coco mukomeze mugire ibihe byiza.